Umukobwa w'abanyarwanda uzwi nka DJ Brian, amakuru ari kugenda yapodetinga buri kanya isaha ku isaha. Ubu amakuru agezweho ni uko uyu mukobwa nyuma yo kuba yakerekeza ku mugabane w'Uburayi muri tour yaragiye kuba yaganamo ngo tangire kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse n'akazi kagiye gatandukanye ahanga ku mugabane w'Uburayi, yigize kuba yatangaza ko agomba kuba agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu amakuru ahari ni uko ngo uyu mukobwa yatangiye kugenda agurisha bimwe mu mitungo itimukanwa yari afite ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi cyane batangira kugenda bavuga ko uyu mukobwa yaje kuba ahunga mu buryo bwa burundu. Ibi ngibi rero byari bimaze iminsi bigenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, abantu bagenda bavuga bati umuntu witwa DJ Brian yaje kuba agenda ahunga ibirego ngo yari afite hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ikirego yaregagamo n'uwitwa DJ Sonia n'ikirego yaregagamo n'uwitwa Yago. Ariko ibi byose nyine abantu benshi cyane bakagenda babivuga ko uyu mukobwa adafite ubwoba bwo kuba yagaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ngo nta kibazo na kimwe yikangaga. Ariko ubu ngubu abantu benshi cyane bari bakurikiye uburyo umuntu witwa Yago, murabizi neza ko hari uburyo ajya yitereka kenshi cyane yabonye agakuru gato cyane, abantu niko bagiye baheraho batangira kugenda bavuga bati ibi bintu byanze bikunze niko bimeze. Uwitwa DJ Brian yigize kuba yavuga ko yagerageje kuba yakwihutisha itike ngo aze kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo hari n'akazi yari ahafite mu bukwe yagomba kuza gucurangira. Abantu benshi cyane batangira kugenda bavuga bati ese uwitwa DJ Brian yaba afite akazi hano mu bukwe mu Rwanda? Ni hehe mu bukwe bashobora kukwishyura amafaranga ari hejuru ya miliyoni byibuze 3, ku buryo bishobora kuba byagukururira kuba wagira utyo ukavuga ati mbobotse ku mugabane w'Uburayi nje gukorera amafaranga hanga mu gihugu cy'u Rwanda, kugeza naho byari kumusaba kwihutisha tike ye. Ariko ababyumvishe neza ubwo yakoranaga ikiganiro n'umuntu witwa Murungi Sabe, byageze kwihutisha itike cyangwa kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi cyane bumva umuntu witwa Murungi Sabe akubisa agatwenge aho ngaho, nako abahungu bahita bakandika baravuga bati byanze bikunze ahangaha hari ikintu gishobora kuba kibyihishe inyuma, dore ko uwitwa DJ Brian ubwo yari mu kiganiro n'ubundi ku Isimbi TV yaje kuvuga ko afite gahunda rwose yo kuba yagenda mu bihugu byose bigiye bitandukanye mu gihe yakumva afite ikibazo cy'umutekano cyangwa mu gihe yakumva ashatse guhunga. Ariko aza kuba yazenguruka avuga ibyo bihugu byose, ariko ageze ku gihugu cy'u Rwanda umuntu witwa Isimbi TV umunyamakuru wa Isimbi TV ubwo ni Murungi Sabe aza kuba yamubwira ati none se mu Rwanda na mu Rwanda wumva ahongeyemo, ariko umvaga ko hari uburyo tarafite gahunda mu mutwe yo kuba yavuga ati ahantu mfite gahunda yo kuba najyayo. Abantu benshi cyane bigenda babihuza rero, ariko kugeza ubu ngubu umuntu witwa DJ Brian kuva yavuga ko haburaga iminsi 2 gusa kugira ngo aze mu gihugu cy'u Rwanda, iyo minsi yarashize ariko na n'ubu ntago aragaragara cyangwa ngo tumubone ari kumwe na Tesha. Abantu benshi cyane batangiye kugenda babona uwitwa Tesha n'ubundi ari kumwe n'undi mukobwa wundi w'inshuti ye mushyashya yamaze kuba yagenda avumbura, ndetse hari n'igihe kigize gucaho aba bombi bakora unfollow bareka gufollowingana. Ibyo byose rero abantu bagenda babihuza biheraho. Rero abantu rero bongeye kuba bagenda babyibazaho nanone ku mugoroba ubwo witwa Yago yakoraga ikiganiro arangije aritereka aravuga ati dore byavuze bigize bite birasohoye. Icyo kiganiro niko nabonye yagihaye umutwe wari umeze ko nguko, aravuga ati byavuzwe bigize bite birasohoye. Ati witwa DJ Brian atangiye kugenda agurisha imitungo ye itimukanwa yari afite ahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza ko n'ubundi yari yaje kugenda bitangaza avuga ko hari imitungo afite ahanga mu gihugu cy'u Rwanda itimukanwa, yaba ibanza yari afite kuzarebero za Kicukiro za Kibagabaga, afiteyo ibipangu. Ibyo byose rero akagira ate akaba ngo ari kubishyira ku isoko. Bigaragara neza ko uyu mukobwa ashobora kutazagaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ibyo yaragiyemo ubwo yari yavuze kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo yabujemo. Ibyo byose rero abantu cyane bakagenda bihuza baravuga bati umuntu witwa DJ Brian iyo aba yaraje byanze bikunze ntiyari buri kubure ikiganiro kimwe cyangwa 2 yari gukorana na Tesha kuri YouTube channel n'undi yabo murayizi iriya n'undi bajya bacishaho ibiganiro. Ibyo byose rero ntabwo byabaye. Bigaragara rero ko umuntu witwa ngo DJ Brian ashobora kuba ari kwimaraho imitungo afite aha mu gihugu cy'u Rwanda yose ayishyira ku isoko ibiceri, akagira ati akabibika kuri konti akavuga ati bukama mbaya
no back again in Rwanda. Ibyo ngibyo bikaba ari byo bintu abantu benshi cyane bari kugenda bahuza, ariko ayo ni amakuru ari gutangazwa n'umuntu witwa Nyarwaya Innocent. Ayo ni amakuru ari gutangazwa na Nyarwaya Innocent. Ikiza nuko abantu bo ku mbuga nkoranyambaga burya iyo babonye ikuru ritoya nabo bagomba gukurikirana amakuru bakayamenya yose, nabo bakavuga bati bya bintu koko byavuzwe ni ukuri birimo biraba koko. Witwa DJ Brian arimo aragenda agurisha imitungo ye itimukanwa kugira ngo agira ate kugira ngo akarenga. Ariko nanone nkavuga nise umuntu witwa DJ Brian ko nzi ko ari umwe rwose mu bantu bagira batya bagakunda u Rwanda ku rwego rwo hejuru cyane. Ni gute yabafashe icyemezo nk'iki ngiki cyo kuvuga ngo reka mpungu ubutabera ku cyaha ubona wenda nubwo umuntu cyamuhama kitarenza imyaka 2 cyangwa 3. Ibyo ngibyo akaba aribyo bimutera ubwoba bwo kuvuga ngo reka ngene nyamunga. Ikindi yana ashobora no kuburana neza ugasanga icyaha ntabwo kigize giti ntabwo kimufasha. Abandi bati buriya umuntu ko DJ Brian yararebye koko ngasanga nk'iki cyaha gishobora kuba cyamuhama bitewe na video yigize kuba yakora cyangwa ikiganiro yigize kuba yakorera ku Isimbi TV. N'ubundi icyo gihe bivuga ko ngo yavugaga Sony. Abantu benshi cyane nabonye bagenda baprodinga ku gafoto munsi bakerekana ngo umukobwa yabaga ari kuvuga. Ibyo ngibyo rero abantu bakari byo bagenda bahuza bakavuga bati uyu rero DJ Brian yagize ubwoba, akaba ariyo mpamvu adashobora kuzagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ese abandi bati burase yafashe Tesha n'ubundi nabo bakongera bakagira bati bakimukana bakigira ku mugabane w'i Burayi bakaba bari kumwe n'ubundi. Ariko burya hari igihe akobo uburimo ari kabara kumwe gusa mutagakwirwamo muri babiri rero, cyangwa umwana agakwirwamo muri babiri ukabona hari ukujya muri kukabishiganiramo ugasanga akavuga ati wapipe reka ntugumemo ndo umwe aho kugira ngo nze kugira, kuko kuba ku mugabane w'i Burayi rimwe na rimwe hari ibintu byinshi cyane bigusaba kuba waburiyo ubuvuzi bwaho buba buhenze, amasiransi biki byose. Hari ibintu byinshi cyane biba bihenze nyine, ku buryo niba hari nk'umuntu wavuze bati wenda agiye nkuzanye hano ku mugabane w'i Burayi ariko hari ibintu runaka ugomba kuzagera urumva nyine kugira ngo ube ku mugabane. Abantu bari muri bihugu byo hanze baba babizi uburyo kugira ngo ube muri bihugu byo hanze hari ibintu byinshi cyane usabwa kurenza wenda no kuba wavuga bati wenda ibingibi nshobora ko nabyishoboza, ariko ugasanga nyine bigize birahenze. Nk'umuntu witwa Tesha we ndakeka ko nta n'ikintu abaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonye asigaye aterekamo agasuti akitahira ubukwe meze neza, ubona yimereye nk'umuntu rwose wo mu VIP, ari kumwe n'abandi bashuti be b'abakobwa. Ukabona nyine ibintu n'ubundi ubuzima buracyagize bute buracyaryoshye kuri we, nubwo witwa DJ Brian ntaho uhari, ariko ubwo ngubwo nta kundi. Erega buriya ibihe byose bigomba guhinduka, bavuga ati abantu murahuye uyu munsi ariko ejo ntabwo muzaba muri kumwe, niko isi iba yubakitse. Rero Bavuga ko rero witwa DJ Brian ayo makuru ari kugenda avuga ko yamaze kuba yahunga ndetse ari kugenda agurisha n'imitungo ye itimukanwa kugira ngo agize ate kugira ngo atazongera kuba yagaruka hari mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibyo ngibyo sinkeka ko witwa DJ Brian ashobora ko yabikora. Ayo ni amakuru ari kugenda avugwa na Nyarwaya. Rero ubwo nyirayo rero kugira ngo ayanyumoze ubwo twazamubona yamaze kuba yagira atya nyine akagaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda, tukamubona koko niba ahari cyangwa niba witwa Nyarwaya Innocent abafite amakuru, dore ko abafite abantu benshi cyane bamuhereza amakuru agiye atandukanye ashobora gutuma n'undi ayo ushobora kukubwira ari ukuri, ariko nanone umuntu ntabivuze ko atakubeshya.